uko byamera kose ntabwo imana yacu dusenga ari imana iba mu rusengero, si imana izirikiye ahantu hamwe. Ndetse nk'uko turi buze kubibona, Pawulo ababwira abantu b'i Korinto, arababwira ati iyo mana n'uwakabakaba yagira ate yayibona, ni imana itari kure y'umuntu uwo ari we wese. Nshuti zanjye, ntabwo bigikwiye ko tujarajara ngo abantu bagende ibirometero n'ibirometero ngo bagiye gushaka imana, ngo bagiye gushaka hari urusengero rufunguye. Mureke twemerera imana yo mu ijuru ifungura insengero z'ibitagaragarira amaso y'abana b'abantu, ariyo mitima yacu. Aho nibwo umuseke uzadutambikira, ndetse igihe cyose tugize gutera na mu ngo zacu imbaraga ya Mwuka Wera ikamanuka ikaba hagati muri twebwe. Reka mbabwire, nimureke dutuze, imana ibanza igira ibintu iha umurongo. Turabasuhuje inshuti mudukurikira, kandi tubahaye ikaze muri studio ya Sam TV. Nge nk'ibisanzwe ni Sebaganwa Serge. Tubahaye ikaze rero umwanya wose tugiye kumarana tuganira ku magambo y'ubugingo. Ni muri ya nsanganyamatsiko yacu ngari ivuga ngo umutsima udasembuye, ariko uyu munsi bwo tubazaniye umutwe w'amagambo uvuga ngo rekeraho kujarajara ushaka imana. Reka tubanze dusenge. Turagushimye Data mwiza, urera kandi urakiranuka, uri byiringiro bizima. Tugushimiye yuko wabanye natwe mu minsi itambutse, ukaturindira impagarike kandi ukaturindira ubugingo. Byari kugira ngo umwanya nk'uyu nguyu uzakorane natwe kandi udukoresha iby'ubutwari. Ngo haye ikaze nk'umukozi wawe rero, ntabari ngiye weho icyubahiro cyawe kingote, kandi iri jambo Uwiteka urihagarikire nk'Imana, usibye kugira umumaro umutima wanjye, rizagire n'umumaro imitima y'abazarikurikira kuri internet, kandi mbyatse Imana mu izina rya Yesu, amena. Mbere yuko tujya mbere mu nsanganyamatsiko yacu tubazaniye uyu munsi ivuga ngo rekeraho kujarajara ushaka imana, munyemerere nk'uko twari twabibasezeraniye duhere ku buhanuzi ushize twabwiye ko hari by'Imana iri kugenda itwereka. Rero nagira ngo abe aricyo tuza guhera nk'uko twari twabibasezeraniye. Ubuhanuzi ni bwinshi Imana iri kugenda itwereka uko bwije n'uko bukeye. Nshimye Imana cyane ko ni Imana irindi ijambo ryayo, ni Imana isohoza ibyasezeranye, kuko ubwayo yavuze ko ntacyo izakora itamenyesha abagaragu bayo b'abahanuzi. Imana yacu ishimwe cyane. Ubuhanuzi bwa mbere rero uyu munsi munyemerere tugaruke ku buhanuzi bubiri bukomeye Imana yahishuriye umutima wanjye vuba aha ngaha, kandi ntekereza ko namwe biraza kugira icyo bimarira imitima yanyu. Ubuhanuzi bwa mbere Imana yahishuriye umutima wanjye ni ubuhanuzi bw'uko hari umugabane munini w'abantu ugiye gusohoka mu rusengero. Igihe Covid yazaga, abantu benshi basohotse mu rusengero, nubwo bamwe baje kurugarukamo, ndetse igikuba kiracika. Abantu baravuga ngo ntabwo ibintu byari bikwiye, abantu barahubutse, abantu baribeshye, abantu bibeshye yuko ahari wenda ari ibyanditswe byera bisohoye, ari ubuhanuzi busohoye, ariko mu by'ukuri ntabwo abantu bari bibeshye. Ko byamera kose hari icyari kibaye. Ubu rero ubuhanuzi tubazaniye, Imana icyo yahishuriye umutima wanjye, Imana yaranjyanye ingeza hafi y'urusengero ariko sinarwinjiramo. Nuko ngiye kubona mbona urusengero rwari rwuzuye abantu, ariko mu kanya gatoya mbona basohotse birukanka bava mu rusengero. Nuko Imana inyereka mu rusengero hasigayemo abatambyi, ubwo n'abayobozi b'iby'umwuka birumvikana, abakuru b'itorero, abapasitoro, abantu nk'abo ngabo. Mbona nibo bonyine basigaye mu rusengero, abandi bantu abizera barirukanka baratarara bajya mu bihuru. Noneho mbona babayobozi b'iby'umwuka cyangwa se babatambye barasigaye mu rusengero, mbona barashobewe. Bamaze gushoberwa, mbona bahagaze nk'abakora inama, bajya inama, barangije bongera guhamagara babizera. Nuko mu kubinginga abizera bamera nk'abagarutse, ariko ntibajya mu rusengero, ahubwo mbona bicaye bugufi bw'urusengero mu mbuga y'urusengero, ariko urusengero rwari rurangaye birumvikana. Noneho bicara mu mbuga y'urusengero ariko bahanze amaso mu rusengero. Nuko bwa buyobozi n'abayobozi bari bari mu rusengero bagerageza guhendahenda abizera ngo bagaruke mu rusengero, ariko abizera banga kugaruka mu rusengero. Ariko uko abayobozi barushagaho kujya inama no guhendahenda no gukora ibishoboka byose ngo barebe ko abizera bakongera kugaruka mu rusengero, mu bizera ukajya ubona havuyemo umuntu umwe agiye mu rusengero. Hashira umwanya ukabona havuyemo umuntu umwe agiye mu rusengero, ariko umugabane munini wanga gusubira mu rusengero uguma hanze. Nuko
mbona habayeho gukomeza inama kw'abari mu rusengero aribo b'abayobozi b'iby'umwuka, ariko inama ikimana yanyerekaga ko ni inama igamije kugira ngo bakonvenke ba bantu bongera bagaruke mu rusengero, ariko ukabona mu by'ukuri ba bantu ntabwo biteguye kwinjira mu rusengero. Nuko uko inama iri kurushaho kujya mbere, nagiye kubona mbona babizera aho bari bicaye hanze y'urusengero barahagurutse bahita birukanka. Mbona bamwe birukankiye mu mayira, abandi birukankiye mu bihuru, baragenda barahunga cyane rwose, bahunga urusengero. Nuko ubwo najyaga kubona mbona ba batambyi bari mu rusengero babaye nk'abashoboye, kubera yuko nabonaga inama zose barimo barajya, bajyaga inama yose yashoboka yatuma abantu bongera kugaruka mu rusengero. Nuko abo bantu rero Imana imishurira yuko abantu bose bariho umwuka w'Imana bagiye gusohoka mu rusengero, maze barirukanka. Barangije ba batambyi babona babuze intege zibakurikira, kuko ofete baratunguwe nabo ubwabo, biyumvisha ko inama zose bari kujya ziri buze gutuma babizera bongera kugaruka mu biganza byabo mu rusengero. Ariko noneho igihe inama zabo zitaragera ku musozo, Mwami Imana ahishurira abo bizera bari hanze y'uko urwo rusengero atari rwo gusubirwamo, nuko babizera barirukanka barigendera. Icyo bivuze ni iki? Muri ibyo bintu nabonaga Imana inyereka yuko mu rusengero hajemo ubuyobozi bushyashya, nabonaga Imana inyereka yuko mu rusengero harimo akantu k'ubugambanyi, nabonaga Imana inyereka yuko mu rusengero uko byamera kose hatakiri ahantu umwana w'Imana uriho umwuka w'Imana akwiye kuba ari. Icyo ngicyo kibaho. Bivuze iki? Bivuze ngo uko byamera kose, dore mbivuze uyu munsi ndi kuri izi kamera, ibi bintu mugiye kubibonesha amaso yanyu. Abantu bose bariho umwuka w'Imana, apana babyiyitirira, abariho umwuka w'Imana bose bagiye gusohoka mu rusengero. Ubwo ni ubuhanuzi bumwe kandi buraje vuba ndetse cyane. Ubuhanuzi bwa kabiri Imana yahaye umutima wanjye, byose bibaye vuba aha ngaha. Nanone nongeye kubona ibihe bigoye bigaruka, ngo nari ndimo ndajya mu kazi, ndagenda ngeze mu nzira nongera kubona abavolontere murababona, abana bakorerabushake bahawe akazi muri covid, bashyira ibintu ku murongo n'ibindi, bari bambaye amajire y'icyatsi. Noneho nisanga mbagezeho mu muhanda mu nzira nyabagendwa, babanye bafunze hameze nka bariyeri, ariko abavolontere ntabwo bari bonyine, ahubwo bari kumwe n'izindi mbaraga. Ubwo wenda abantu bakuru barabyumva. Nuko mbujijwe gutambuka, numva ngize agahinda mu mutima. Ndangije mbaza Imana, nti Mana, ibi bintu ni ibiki? Ibi bintu ko mbona binshobeye. Nuko Imana irambwira ngo igihe cyarageze ngo abasenga Data bamusenge mu mwuka no mu kuri. Bivuze iki? Bivuze ngo ibihe biraje bigoye kandi biruhije, aho inzira ya Gikristo igiye guhinduka inzira igize ite? Inzira ifunganye. Inzira ya Gikristo igiye guhinduka inzira ifunganye. Bivuze ngo amategeko n'amabwiriza n'ubundi arongeye araje. Abantu bose bariho umwuka w'Imana bagiye guhura n'ingorane ndetse n'akaga, ariko icyo dushimira Imana ni kimwe, nuko Imana yasezeranye kuzabana natwe muri ibyo bihe bigoye ndetse biruhije. Ibi bivuze iki? Bivuze ngo kujujubywa n'isi kw'abana b'Imana kugiye kujya kuvaho haza ukundi. Ariko noneho nimushake mureke turebesha andi maso, nta nubwo kujujubywa n'isi biri buze kureba abana b'Imana gusa, ahubwo uko byamera kose igihe cy'umubabaro kiraje kiradusatiriye, waba ubaha Imana waba utubaha Imana. Ibihe bigoye biraje. Ibi rwose mbivuze nk'umukozi w'Imana, kandi Imana yo mu ijuru nzi ko ibyo yahishuriye umutima wanjye si rimwe si kabiri, bibonesha amaso. Ubwo rero nubwo buhanuzi bukomeye twendaga kubamenyesha nkuko twari twabasezeranye mu cyiciro cyatambutse. Imana y'amahoro ishimwe kandi habwe icyubahiro. Nibyo rwose abantu bari umwuka w'Imana bose bagiye gusohoka mu rusengero, uko niko kuri, kuko hajemo ubuyobozi bushyashya, hajemo imikorere mishyashya n'akagambane, ndetse ab'inkwakuzi bo ibyo babimenye rugikubita. Ubwo rero ikindi cya kabiri nyine ni ibyo bihe by'amage ndetse bigoye, ku buryo kongera gutambuka mu nzira nyabagendwa bigiye gusaba amategeko n'amabwiriza adasanzwe. Imana rero ishimwe cyane, kuko yasezeranye ko ntacyo izakora itagihishuriye abagaragu bayo b'abahanuzi. Munyemere rero tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu twari twateguye uno munsi, itubwira ngo rekeraho kujarajara ushaka Imana. Rekeraho kujarajara ushaka Imana. Reka duhere aya magambo mu gitabo
cy'ibyakozwe n'intumwa niho turi buze kubakira mu gice cya kabiri umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 8. Ariko mbere yuko tujya mu gice cya kabiri umurongo wa mbere tugarukira kwa 8, mu gice cya mbere hari amagambo ahaboneka. Amwe mu magambo akomeye aboneka mu gice cya mbere n'amagambo Yesu Kristo yabwiye intumwa ze n'abigishwa muri rusange igihe yaragiye gusubira mu ijuru. Arababwira ati cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagaho kumpamya i Yerusalemu, Yudeya, Samariya ndetse no mu mpera z'isi yose. Ariko si ayo magambo gusa abonekamo, ahubwo icyo tubona igihe bari ku musozi Elayono Kristo agiye kubakurwamo, yarababwiye ati nuko mugende muteranire i Yerusalemu maze mutegereze ibyo Uwiteka yasezeranye kuzabaha, kandi ibyo Uwiteka yari yarabasezeraniye yari imbaraga ya mwuka wera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko rero Kristo amaze kubakurwamo, nta kindi abigishwa ba Kristo bagombaga gukora. Umurongo wa 12 igice cya mbere baratubwiye ngo basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono wari uri bugufi bw'i Yerusalemu nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Icyo bivuze ni iki? Ubushize twari twarebye amagambo agaragaza yuko kuba insengero zafunzwe nta gikuba cyacitse. Ndababwira ngo igihe cyose ibyantu bari bahanze amaso bikuweho, ntabwo igikuba gikwiye gucika muri bo, ahubwo bakwiye gutekereza ubundi buryo. N'uyu munsi rero ntabwo turajya kure y'uwo mujyo twari twateruyemo. N'uyu munsi turaje ngo tubereke yuko urusengero rudahari abantu bakomeza kugira guterana kwera, kandi Imana igaterana nabo. Imana yacu ishimwe cyane. Igice cya kabiri rero munyemerere noneho abariho tujya kugira ngo tujye mbere. Noneho byagenze bite mu gice cya kabiri Kristo amaze kuvanwa mu bigishwa be asubiye mu ijuru? Umutwe w'amagambo aratubwira ngo uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umurere ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga indimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Nshimye Imana cyane kubwa aya magambo mwuka w'Imana yampaye. Aya magambo aratwereka yuko abigishwa ba Kristo igihe bari bamaze kuva ku musozi Elayono, Kristo amaze kubavanwamo asubiye mu ijuru, baraje baba i Yerusalemu, ariko bateranira mu nzu. Umurongo wa mbere bavuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Umurongo nashakaga ngo ukwira inzu bari bicayemo. Imana ishimwe cyane. Ntago batubwira ngo uwo muriri ukwira urusengero bari bicayemo, oya. Ahubwo uwo muriri ukwira inzu bari bicayemo, ngo haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nshimye Imana cyane ko ntabwo Imana ijya iduha ibyadusezeraniye ari uko turi mu rusengero gusa, oya. Ahubwo niyo turi mu ngando zacu, mu ngo zacu, tujya duhimbaza Imana, tujya tumanyagura umutsima w'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Abari barwaye bagakira, abari bafite intege nke mu buryo bw'umwuka bakongera bagahembuka. Ntabwo ari Imana yita ku bari mu rusengero gusa rero, ahubwo nk'uko i Yerusalemu hari ibaraza ryitwa ryiza i Betesida, aho hantu ngo hari ikidendezi. Amagambo amwe namwe avuga ikizenga, ariko ni ikidendezi. Ngo aho hantu iyo amazi yajyaga yihinduriza, abantu bajyaga bakira, ngo watangaga abandi kujyamo yajyaga akira. Imana ishimwe cyane. Nuko ariko kuba mu kidendezi abantu barajyaga bahakirira ntibyakuragaho ko no mu rusengero abantu bajya bahakirira. Nuko mu rusengero abantu bakahagirira umugisha k'Uwiteka, ariko n'abari ku kidendezi ku ibaraza ryitwa ryiza ry'i Betesida nabo bakagira bate, nabo bakahakirira. Imana ishimwe cyane. Nshimye Imana rero ko ni Imana igisukira ubwoko bwayo imbaraga ya mwuka. Ni nako Imana igikora ibikomeye iyo turi kumwe nayo, twaba turi mu ngo, abantu baba bari mu buvumo, baba bari hehe, abubaha Uwiteka aho bari bahuje umutima, imbaraga y'Imana ijya imanuka ikabana nabo. Amagambo yandi nakunze cyane, abari bazengurutse izo ntumwa n'abigishwa baratangara. Imana nitugirira neza, Imana nikora ibikomeye mu ruhande rwacu, Imana niduha ibyo yadusezeraniye, nta kabuza abatuzengurutse bazabibona kandi bazatangara. Ndetse bazamenya ko Imana dukorera atari Bayali, bazamenya ko ari Imana isohoza amasezerano. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ese koko dushingiye kuri aya magambo tumaze kwiga, tubonye yuko abigishwa igihe bari bahuje umutima,
kandi bari hamwe imbaraga ya mwuka wera yamanutse igakora ibikomeye muri bo bagahabwa imbaraga. None nshingiye kuri ngibi, ese koko birakwiye ko abantu bagenda ibirometero n'ibirometero ngo bagiye gushaka hari urusengero rufunguye kandi bafite Bibiliya, bakagira umwuka w'ubuhanuzi, bakagira ibitabo by'indirimbo? Ese koko abantu bagize umuryango baramutse bateraniye mu ngo zabo, ntabwo guterana kwabo kwera nk'uko abigisha benshi b'iby'iyobokamana babivuga? Ariko igisubizo ni iki ngiki, barabashuka. Guterana kwera gushobora kuba kutabere mu rusengero kandi imbaraga y'Imana ikabana n'abateranye. Imana yacu ishimwe cyane. Matayo 18:20, aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye ndamanuka nkabana nabo. Uwo ni Yesu Kristo wabivugaga. Nshuti zanjye, tureke kuyoba. Ntabwo agakiza kaba mu rusengero, nta nubwo Imana iba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu. Abantu nibareke kujarajara ngo barashaka hari urusengero rufunguye, kubera ko nubundi hafunzwe amazu, ntabwo higeze hafunga urusengero. Urusengero rwakomeje kuba rufunguye, ahubwo abantu benshi ntabwo bigeze babimenya. None se niki amagambo y'ubugingo atubwira mu gitabo cy'Abakorinto igice ni cya 6:19? Abakorinto ba mbere 6:19, amagambo yaratubwiye ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ijambo ry'ubugingo rikatubwira ngo mbese ntimuzi ko, ariko ubwo mbese ntituzi ko, reka tubigira ibyacu. Mbese aha Paulo yarimo abwira abantu b'Ikorinto, ariko abantu b'Ikorinto ntabwo bagihari, ahubwo Abakorinto ni twebwe uyu munsi, kuko ijambo ry'ubugingo si iry'abashizemo umwuka, ahubwo ijambo ry'ubugingo ni iry'abarisoma uwo mwanya. Ese ntabwo tuzi ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera uri muri twebwe? None ikibazo ni iki ngiki, ese biracyakwiye ko abantu birukanka ngo bagiye gushaka ari insengero zifunguye? Ntabwo ari byo. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo buri gihe cyose twajyaga tuva mu ngo zacu ngo tugiye guteranira mu nsengero, ntabwo twabaga tugiye mu nsengero, ahubwo twabaga dufashe insengero tuzijyanye mu bihangari. Hafunzwe amazu rero yasengerwagamo, ntabwo higeze hafungwa insengero, kuko tumaze kubona ko urusengero rw'ukuri ari iki? Urusengero rw'ukuri ni imitima yacu. Ahubwo ikibazo ni iki ngiki, urusengero rwawe wemereye Kristo ko aruteraniramo, urusengero rwawe rurafunguye? Nuko nimureke tuzamura ubumenyi mu gusobanukirwa inzira y'agakiza. Uko byamera kose, ntabwo Imana yacu dusenga ari Imana iba mu rusengero, si Imana izirikiye ahantu hamwe. Ndetse nkuko turi buze kubibona, Paulo ababwira abantu b'Ikorinto, arababwira ati iyo Mana n'uwakabakaba yagira ate yayibona, ni Imana itari kure y'umuntu uwo ari we wese. Nshuti zanjye, ntabwo bigikwiye ko tujarajara ngo abantu bagenda ibirometero n'ibirometero ngo bagiye gushaka Imana, ngo bagiye gushaka hari urusengero rufunguye. Mureke twemerera Imana yo mu ijuru ifungura insengero z'ibitagaragarira amaso y'abana b'abantu, ariyo mitima yacu. Aho nibwo umuseke uzadutambikira, ndetse igihe cyose tugize guterana mu ngo zacu, imbaraga ya mwuka wera ikamanuka ikaba hagati muri twebwe. Reka mbabwire, nimureke dutuze, Imana ibanze igira ibintu iha umurongo. Kuvuga ngo insengero zafunzwe, mureke dutuze, Imana ibanze ibiha umurongo, ariko igihe cyose dutuze ariko tunasenga, kugira ngo wa mubisha akorwe n'isoni, ariwe mwanzi na Satani. Mureke guterana kwacu tukwimurire mu ngo zacu, dushaka Imana, kandi Imana izabana natwe. Erega yarabisezeranye. Imana ishimwe cyane. Erega ikintu gikomeye kindi abantu batagomba kwirengagiza ni iki ngiki, hari n'igihe urusengero wasengeragamo rushobora kutazafungurwa. Ikindi n'ubwo abantu benshi bashyize imbaraga mu kuvugurura izo nsengero, ntabwo umuntu yabaca intege, ariko hari n'igihe insengero zishobora kuvugururwa, ugasanga amategeko n'amabwiriza aje nyuma yo kuzivugurura n'ubundi ntabwo abemerera kongera kuruteraniramo. Ubu se ninde uyobewe ko hariho inkundura yo gukora idini rimwe mu isi? Ninde uyobewe ko hariho inkundura yuko abantu bagomba kuzahabwa umunsi umwe wo kuzajya bateraniraho? None se ikibazo ni iki ngiki, urusengero wasengeragamo nirudafungurwa, ntabwo uzongera kugira guterana kwera? None se niyo haramuka hashyizweho umunsi umwe wo gusenga, wasengaga ku cyumweru cyangwa ari umunyesabato cyangwa ari umuyisilamike, ntabwo uzajya gusenga? Nimumenye rero ko ibihe byarahindutse. Ibihe byarahindutse, duhagaze mu isaha igoye ndetse iruhanyije ku bagenzi bajya mu rurembo rwera. Muri mugomba gukorwa mu buryo budasanzwe, ko twamaze guhagarara mu bihe bidasanzwe. Gusa nubwo wenda tumaze iminsi tubabwira yuko abantu bashobora guteranira mu ngo zabo bigakunda bigashoboka, tukaba tunabonye yuko abizera ba mbere basukiye imbaraga y'umwuka wera batari mu rusengero, ariko nagira mbabwire ngo hari impamvu ebyiri zikomeye zigomba gutuma guteranira mu rugo bigorana kuri benshi, ndetse n'igihe bateranye guterana kwabo umwuka w'Imana ntahagaragare ntikubukwera. Impamvu ya mbere,
impamvu ya mbere ni ukuba hari ibyo abagize umuryango batumva kimwe mu nzira y'agakiza. Ugasanga hari uburyo umuntu yumvaga inzira y'agakiza ari umugabo, umugore nawe akagira uko ayumva, n'abana bakagira uko bayumva. Abo bantu rero kuvuga ngo bateranira hamwe ntabwo bishobora gukunda, byagorana. Ariko kandi uko byamera kose, abo bantu baramutse bamenya icyo bashaka, bwaba n'uburyo bwiza bwo kugira ngo bashakire amakuru yizewe hamwe, basobanukirwa inzira y'agakiza. Icya mbere ni kimwe, ni ukuba abantu bafite inzara n'inyota byo kumenya iyo nzira. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo ari igitangaza kuba abantu baba batumva ibintu kimwe mu buryo bwa mwuka. Erega Koruneliyo nubwo nawe yubahaga Imana, Koruneliyo yari umusirikare w'umuromani, nubwo yubahaga Imana kandi akayubahisha nabo mu rugo rwe ko Bibiliya yamutangiye ubuhamya, ariko uwo Koruneliyo inzira y'agakiza hari ibyo atarasobanukiyemo. Nicyo cyatumye Imana igenderera Petero umukozi wayo, irambwira ngo nagende atumweho, najye kwa Koruneliyo ajye kugira ibyo asobanurayo. Nta nubwo ari Koruneliyo gusa, ahubwo n'umugabo w'inkone w'umunya-Etiyopiya nawe yajyaga yitabira amateraniro yera igihe kinini, ariko nawe hari ibyo atarasobanukiwe mu nzira y'agakiza. Ariko nshimye Imana cyane, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni Imana itabura uko igenza, ni Imana imenya intege nke zacu. Imana imaze kubona intege nke za Koruneliyo aho ziri, imaze no kubona intege nke z'umunya-Etiyopiya aho ziri, Imana ihagurutsa Pawulo, Imana ihagurutsa Filipo, ndetse ihagurutsa na Petero ngo bagende bajye gusobanura iby'inzira y'agakiza kuri abo bagabo. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo Imana izabura kudusobanurira iby'inzira y'agakiza niba dufite inzara n'inyota byo kumenya iyo nzira. Amagambo y'ubugingo yarambwiye ngo umugenzi naho yaba umuswa, ariko akaba afite inyota n'inzara byo gukiranuka, ntabwo azayoba iyo nzira. Imana yacu ishimwe cyane. Ahubwo ikibazo ni iki ngiki: ese weho waba ufite iyo nzara n'inyota byo gukiranuka? Ese weho waba ufite inzara n'inyota byo gushaka amaso y'Imana? Cyangwa wumva ko ibyo wamenye bihagije? Oya nshuti, ntabwo ariko kuri. Uko bwije nuko bukeye, Imana ijya ibasha kuvana abantu mu mucyo bahagarika mu wundi bitewe n'ikiyero bagezeho. Ingingo ya kabiri ituma abantu batateranira mu rugo, twari tumaze kureba ingingo ya mbere, ni ukuba abantu hari ibyo batumva kimwe mu buryo bw'umwuka nk'uko twabibonye. Ingingo ya kabiri ituma abantu bashobora guterana mu rugo bikagorana ko umwuka w'Imana yaba hagati muri bo, cyangwa se guterana kwabo ntikwitwe ukwera, ni amakimbirane yo mu miryango. Ntabwo bishoboka ko abantu bagira guterana kwera bafitanye ibyo batumvikanaho mu miryango yabo. Ntabwo bishoboka. Bivuze iki? Ugasanga umugabo n'umugore bafitanye amakimbirane hagati yabo, ugasanga abana n'ababyeyi babo bafitanye amakimbirane hagati yabo. Abo bantu rwose ntabwo guterana kwabo byashoboka, ndetse igihe cyose ibyo bintu byaba bidakosoye mu miryango ngo abantu batahirize umugozi umwe nk'abatahajuru, ndababwiza ukuri ko amakuru yo kuzajya mu ijuru bazayumva mu matangazo, ntabwo bazigera bamenya n'igihe abantu bagiriye mu ijuru. Birasaba iki rero? Kugira ngo guterana kwera kobe mu rugo, abantu bateranire mu ngando, imbaraga y'Imana imanuke ibe hagati muri bo, imbaraga ikora ibikomeye, imbaraga ikiza uburwayi, imbaraga ituma abantu basukirwa umwuka w'Imana ibe hagati muri bo, nuko abantu babanza kugira icyakwitwa reconciliation familiale. Abantu bakeneye ubwiyunge mu miryango. Ntabwo abantu bashobora guterana badahuje ngo bikunde. Wowe uri umutambyi w'urugo nk'umugabo, ugiye guhagarara ngo wigishe umuryango wawe, ariko uzi ko hari aho ahemukiye umugore wawe mutigeze mwiyunga, uraza kumwigisha iki? Umucyo utarahinduye umutima wawe uraza kuhinduza umugore wawe gute? Uraza kwigisha abana bawe umucyo utarahinduye umutima wawe gute? Kubetinga byarakubase, uri umusinzi wigendera. None turavuga ibi ngibi byo guteranira mu rugo ukumva ko byakunda, kuri weho ntabwo byashoboka. Nimubanze mugire ubwiyunge hagati y'abagize umuryango, nibwo ibintu bizakunda. Ikindi kintu gikomeye ntabura kubabwira nuko buriya abantu benshi hari impamvu yatumye bahungabana igihe insengero zari zifunzwe. Insengero bwari ubwihisho bukomeye, bwari ubwugamo bukomeye bw'imiryango, kubera yuko abantu bagiraga gutya bakagenda bakihisha mu nshingano, noneho ubarebera inyuma akagira ngo barakiranuka, akagira ngo n'abakristo, ariko mu by'ukuri ari abapagani bigendera. Ahubwo hari za nshingano nyine zo mu rusengero wabamo, ni umukoriste, ni umuvugabutumwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni umudiyakoni. Izo nshingano zigatuma nyine atabura mu rusengero, nuko abamubona mu rusengero bagakomeza kumwibeshya bavuga ati umuntu w'Imana, ariko se umuntu w'Imana wahebye ukajya. Nkajya mbabwire ngo ubumwe bw'abagize imiryango myinshi bwarangiriraga ku muryango w'urusengero. Bakigera ku muryango w'urusengero, umugabo yahitaga atambuka uko akajya kwicara hara ku idirishya, n'umugore akajya mu kindi gihanda akicara ku idirishya, abana nabo bakagenda bakicara imbere. Ni bangahe se n'imiryango ingahe se ari ikicarano, ku buryo washoboraga ko wavuga uti umuryango wa runaka nibaje ijuru turebe. Ukajya gusanga umugabo yicaye ibunaka, umugore yicaye ibunaka, abana bicaye ibunaka. Kubera iki? Bicarane mu kanya ibibazo bafitanye bize gukora sirikwi bari mu rusengero. Reka da, ni ingorane n'akaga mu rusengero abantu benshi bihishagamo, ukaba wabibeshyaho.
ariko nagira mbabwire ngo buriya ni mube maso, mwikumva yuko guteranira hamwe kw'abantu benshi b'ikivunge cyinshi ari byo bimanura Imana. Oya, ntabwo ariko kuri. Habwa ijambo ry'Imana yatubwiye ngo 2 cyangwa 3 bateranye bahuje umutima, Imana y'amahoro iramanuka ikaba hagati muri bo. Nshuti zanjye, nimurekeraho kujarajara ngo murashaka Imana, kuko Imana itari kure y'umuntu wari wese, ndetse n'uwakabakaba yayumva. Imana ishimwe cyane. Munyemerere rero tugane ku musozo. Byakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 24 ariho tureba isomo risoza. Byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 24. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Paulo yigisha muri Atenayi, ariko Paulo akibarindiriye. Ariko munyemerere tugiye ku murongo. Paulo yigisha muri Atenayi umurongo wa 23 abariho duhera. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Paulo arakomeza ababwira imirimo y'Imana ikomeye kandi itangaje. Ageze ku murongo wa 27 aravuga ngo kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twebwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Icyo bivuze ni iki? Nimureke kujarajara ngo murashaka Imana, kuko Imana yacu ntaho yagiye. Imana yacu ni Imana iri bugufi bw'umuntu wari wese, ndetse Paulo aravuga ngo ni Imana umuntu yabasha gukabakaba akayibona atagiye kure yiwe. None nshuti zanjye, ikibazo twibazaga ni iki ngiki: ese birakwiye ko abantu bajarajara hirya no hino ngo barashaka urusengero rufunguye, kandi bafite Bibiliya umucyo udafunguye, bakagira ijambo, bakagira indirimbo, bakagira n'umwuka w'ubuhanuzi? Ntabwo bikwiye. Mureke duhame hamwe, dutumbira Imana, dushaka Imana, kuko Imana itari kure y'umuntu wari wese, ahubwo n'uwakabakaba wese yayumva. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nshimye Imana cyane rero ku bw'aya materaniro. Ndahamya ntashidikanya yuko hari icyo ari buze kumarira imitima yanyu. Twongera gushishikariza abantu gukora like, share ndetse na comment. Aya magambo arakenewe mu isaha duhagazemo. Abantu bakeneye ihumure, abantu bakeneye gusobanukirwa ko Imana itabaga mu rusengero. Nuko abantu bakicara bagashyira umutima hamwe, bakabanza bagasabana n'Imana. Ariko isomo risoza ntabura kubabwiraho niringiri: kugira ngo guteranira mu ngando bishoboke, kugira ngo guterana kw'abagize umuryango baterane kandi guterana kwabo guhinduka kwera, nuko bagomba kubanza kwiga ndetse bakanasobanukirwa Yakobo 5:16. Reka iryo somo turisome dusoza. Yakobo 5:16 hari amagambo meza cyane nagira ngo dusoreshe iki cyigisho cyacu. Aratubwira ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Nshuti zanjye bakristo bene data, ntabwo mushobora guteranira mu ngo zanyu ngo bikunde igihe cyose mutarasobanukirwa n'iri somo ryo muri Yakobo 5:16. Ntabwo umwuka w'Imana ashobora kuba hagati muri mwebwe hari ibyo mutaraha umurongo. Nyamuneka nimwaturirane ibyaha byanyu. Umugabo niba uzi ko hari ibyo wafuditse mu rugo rwawe bigahungabanya umutima w'umugore wawe ndetse bikanahungabanya imyizerere yiwe, ca bugufi uvuga uti mugore mwiza, nahemutse mu maso yawe, mpemuka no mu maso y'iyo mu ijuru. None umwanya nk'uyu nguyu ndakwinginze ngo umbabarire, kandi n'Imana yo mu ijuru imbabarire. Ngaho hazaturuka kwa guterana kwera bigakunda. Umugore niba azi ko hari ibyo yafuditsemo mu maso y'umugabo no mu maso y'abana, nace bugufi imbere yabo avuga ati mugabo mwiza, nafuditse mu maso yawe, mfudika no mu maso y'iyo mu ijuru. None ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo ngo imbabazi zawe uzimpe. Abana nabo bace bugufi imbere y'ababyeyi. Niba hari abatumviye ababyeyi, nabo bace bugufi basaba imbabazi ababyeyi babo kandi bazisabe n'Imana. Igihe rero ibyo bintu byaba bidakozwe, ntabwo guteranira mu rugo bizigera bikunda. Hakenewe reconciliation familiale. Imana y'amahoro ibahire kandi bagirire neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Ndagushimye Data, ndakunezera umutima, wongeye kunkoresha iby'ubutwari. Ndakwinginze Uwiteka ngo ubwoko bwawe ubwo duhagaze mu isaha ikomeye mu buryo bwa gihanuzi, urusheho guhishurira imitima yacu iby'agakiza kawe. Tumenye kandi dusobanukirwe ko Imana twakurikiye atari Imana yabaga mu nsengero, ahubwo Uwiteka ijambo rya ritubwiye ko uri Imana itari kure umuntu wari wese, ndetse n'uwakabakaba yakumva. Unyemerera imitima yacu uhereye none Data buja itangire gukabakaba ineza yawe,
kandi rwose udushoboze kugushyikira kuko wasezeranye ko bazagushakana umwete wose bazakubona. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen.